cyane igitego cyo kubusa mutsinzwe mu mukino tekiniko mu mukino habuze iki cyatumye mutsindwa igitego kandi match mutayitsinze ntabwo bavuga ngo habuze iki batanze byose bafite ntabwo ntibyagenze byabasha kugenda neza kuko premier mutabayeho neza deuxième mita agafatige no gutakaza amakonsigne tuviramo gutsinda igitego cyo gisobanura umukino wose muri rusange. Coach mutsinda inshuro eshatu zikurikiranya agera kuri match hari mbere mwakoze indirani n'imikino myinshi mwitwara neza coach, ikibazo ni ikihe muri Gasogi? Ikibazo ni kimwe kidasanzwe urumva nk'uko bivuze nyine twe twakoze indirani yo gutsinda, so this is football, urategura ugakina hari igihe biba bitari ku ruhande rwawe, so n'abakinnyi basabwa turaza kubakangura urumva wenda ashobora kuba harashemo akantu ko kwirara ariko ntabwo biraba bibi turafite igihe cyo gukosora turaza gukosora n'ikindi imbere. Ariko navuga ko wenda muri igice cya kabiri nk'uko wari ubivuze igice cya mbere mwari beza ariko mwongeye mutagera nko muri 30 ya mbere igice cya kabiri equipe yabaye nkayo ikina imipira ya kabiri imipira cyangwa se yabaye ikina nkaho ari second ball zari continue ushaka kurinda ko wakina imipira ikipe ya polisi itakaje. No ntabwo ariko byari bimeze twakinaga so kubera mu sometimes mukoze pressing bigasa ko badegaje icyo gihe uba wabije gukina umupira kabiri. Iyi niyo mpamvu ubonaga icyo gisonga yumva bo batsinze igitego ntibashaka gutsinda igitego bose byasabye ko bagiye inyuma, so nta yindi yari solution byurutse neza ukuntu dushaka kumva penetra muri mufera fadi yawe kugira dushaka igitego byibura cyo kweganyiza bitabashije gukunda. Yego navuga ko aramanota ajya muri 18 muri no champion cyangwa se kugeza mu mikino igeze kuri ubu ngubu nko ku mugenzi wanjye yarabivuze imikino 3 iheruka cyangwa se imwe y'ungu irimo urayitakaje ariko bwa mu kwezi kwa 10 kugeza mu kwezi kwa 10 nako mumaze gutsinda imikino yikurikiranya ubu hagiye kurikira iki muri Gasogi byo kuri iki gituma wenda uyu musaruro muri iminsi 3 itambutse utabona nsinzi. Iyo ibibazo byaje umuryango uricara ukareba aho biri gupfira, so natwe tugiye kwicara turebe byatugendekeye gute niyo tutari beza ni iki kitameze neza dukosore, so niba n'akanyafu tugacisha turebe ko twagaruka mu yindi mikino ari beza ku uko bari bameze uyu munsi muri no mikino yose tukishize. Gukoresha imikino itazitambutse nta gitego ubonye twavuga ko forme za Kokote cyangwa abandi bakinnyi ku bijyanye na attack zasuye hasi, ese muraza gukora iki kugira ngo mube mwatsinda igitego ku zindi match zigiye kuza? No gukora umupira barakora wumva Kokote ni kavuye muri Brazil twatakaje undi muhungu nawe bakina ku ruhande Gideon uvuga ngo phase yose iri offensive yacu yagiye ibibazo, so byari gupfundikanya tugerageze tureko byongera gusubira ku murongo, ariko filame ziko bamaze kugaruka bose turaza gukora biraza kugenda neza muri mikino imbere. Kwacha umutoza umunyezamu gaye yasohoka mu kibuga hari kosa yari yakoze ndetse biza gutuma Leandre asa naho abaye umunyezamu mwiza ndetse yagize na performance nziza mu kwezi gushize asa naho yongeye gusuraze kuri uyu mukino. Rotation yatewe n'iki? No ntabwo Gael yavuye mu kibuga kuko ari amakosa, kuko n'umunsi ugiye kuvuga hari amakosa yabaye ubwo ngo havamo n'undi, no ntabwo ari uko uvamo muri état de forme imyitozo n'isobanura ugomba kuza gukina. Boga ntabwo yaramezemo neza yagize ikibazo cya cheville, so ntabwo wamuzana rero arwaye, so Gael niwe witabashwe kandi nawe agize performance nziza, so nahawe ni competition igomba kuba mu myitozo quel meilleur kwaruza kuza kuboneka mu mukino. Shampiyona yatangira umuntu yari mu makipe beza Gasogi n'ubu ngubu barasabye ko hari aho ikipe yatanzwe ariko rero ni mwiza, ariko imikino nk'ibi iherutse urabona ko performance yiwe ubwanjye irasa nkaho igaragara nk'umunaniro ndetse na ekipe n'abakuru ifite abakinnyi ba mediateri bagira rotation nkeya. Ntabwo ikibazo cy'umunaniro wowe ukibona muri no ntabwo navuga ko ikibazo cy'umunaniro kuko hari match twakinnye adahari, hari match twakinnye akbara adahari, ni ukuvuga ngo iyo yavuyemo arunduza kandi ukabona saba n'umunaniro umubiri w'umuntu si imashini ashobora kunanirwa, byo ntabwo nabihakana, ariko abaganga barahari baramwitaho araza kumera neza. Coach agiye gucamo igihe cy'iminsi igera muri 6-7 iri kumwe n'ikipe ya mbere ko wakirwa n'ikipe ya APR next game ni match yo kwitegura gute? Urumva dutakaje match 3 zo ni match yo gutegurana imbaraga muri aspect zose kugira ngo byibura twongere tuve muri ibi turimo. Nicyo tugiye gukora turebe ko twavaho turi tukigira imbere ko umugabo aguye ntabwo ahera aho ngaho ngo birangiye, afite push hard dusubire kuri rani yacu. Murakoze.